nuko rero ubwo yuginga bazanye iki amacupa yo yicaye na Shadibu gutyo ari kurebana yuginga basabye umwana yuginga umusaza ku buryo baryamana mu buriri bumwe Shadibu atangira gusinzira yugi yumvise ngari mu bihe aravuga ati mbandoga rwese bikomoka murasira umwana amaze ikigiye ngigira gutya ntiyancika cya Shadibu rwose amusore nkwise nabi ndakubwiza ukuri mwene mama yugi bararicakiye ubwo yugi abasomye Shadibu bakamurongorera mu kibada katoro katavuga ari insoro sashimfasha project pizi eyo so mberero yo boy some boy basumba sumba boy Mr. Kubukubu Kabonyo intro the King Kong the super manager go game changer Konyine boy from zero to some na geto yutirimo geto yutimiye yago geto yutini yago umeze neza geto gufurasa ningakuremo no gumucongo wanje wagiye asako nawe umutsamara kubita imicongo ubwo ntago kibagana oya impamvu se umva umucongo wanje nawushijeho ari kwa mbere wa cyumweru yego burya umutwe ukomeza kwigosha cyane ngo bizana uruhara ndavuga se tujye kugenda gatare kwa gatanu yego ubu nje kujya muri saraka kaya ntamitsi tanyira ashiramo oya kuko uyigira cyane egare ko ngo uruhara rwawe uri kurukurura iyo wiyogoshesha cyane natwe tugira ordinaire uruhara ubukuruzana nge nakuyeho umusatsi ndiherera ndarira marambwe uri bana afite imitwe mibi uzi ko umutwe amaze nk'intebe y'igare ariko umutwe wateye hano gutya hano hagati iyo yogoshesheje rero urambeshye nyuma yuko se za muhungu wa Nyagatare ninge wadukiriye ese nagaratarya aho katuma hamwe kujyana umuhungu Nyagatare kujyana umuhungu Nyagatare ukamusigayo ngo waratashye uziko abantu bafite imitwe myiza umutwe mwiza babaho nje ndimo nuko imitwe yo guteka imitwe ariko oya umutwe twumve Sami wamusize Nyagatare kumujyana ujya mu ntara adafite igiciro cy'icumi ibaza kumujyana Nyagatare ukamusiga oya tagakwifata ntago namujyanyeyo wasanga phone yaramamagaye mu gitondo yagwati yari SSD ya smartphone yari iriyo basigakoresha gatoya oya sakana ako pion kambashinze kino kintu gute mufata umuntu wakoraga ubwarimu yigisha abana b'igihugu yego mukamukura mu ntara mukamuzana muri Kigali mukamubwira ko mugiye kumugira umunyamakuru wa mbere mu gihugu yego akava mu kazi yararimo yahagera mukamwimana akazi ko gukamera mukamuha akazi ko kubatwaza tripod jewe Sami namubwene Sami Kigali ragoye akazi ko bwari yikoreraga karimo udufaranga y'uzura tubona ariko nuzi Kigali bisaba umutima ukomeye bisaba gufunga umwuka Kigali uburaba rimwe ukabara ukwezi yego samati ntaribi ejo ndibwa ntunguye rero aramagara ati pioni kubanza ko ninjira mu modoka ntamagada bro nkirya ajya kujya Nyagatare banza ko ninjira mu modoka mu gitondo ise imodoka kandi ngo kuri modoka Bruce Melody ngo banza ko ninjira wavuganye nabo so wavuganye nabo ati oya ariko nyine ngirimo imyanya ngufashe iki atera ko ninjira amagara ka Yezu yego akeza arambira ngo imyanya irimo ureba umuntu w'umustar amwinjiza yego ujya bayirwa wagira ngo nawe agira Imana senga si bayari yego kare abaramamagaye ati fasha akamoto ndi kujya gute kujya ku modoka tugiye guhaguruka wowe waje ndavuga rero umuhungu wanjye yitwa Sami abuze umwanya wereka ajye mu modoka ngende ndagira gute ngenda tega bisanzwe yego nuko Sami yageze aragenda aho no Sami nawe rero niba tazi imodoka yarahagurutse yigumiye Nyagatare wasanga rero bakamuza Kanyaga Nyagatare bakajya gutayigende bakajya gutaya imodoka yagurutse ngejo cyane ahubwo se yaraye muri stade nakumwana yarabyeza numva amakuru ngo Sami ndari kusasa amagira Sami yaje Kigali Sami amahirwe sa agakoresha ibiganiro bibiri ora Sami ikosa afite wasora na kimwe yego ntago yiga uko twese ntago yiga kandi yarigishije oya ntago mvuga kwiga mvuga urugero twese ko twatumaze twese dutangira no kuvuga ntabyo twashobora no kubaza ariko kugira ngo ubimenye urebe ibiganiro by'abagenzi bawe ukareba ukuntu babaza bagenda ubigiraho ukareba ukuntu bakurikiranya amagambo byose ukabimenya ibyo ntabyo ashaka kumenya ntago ajya ufata umwanya ngo arebe ibiganiro arahorebesha iki se ko afite karasharana
oya Ano ba Francine ngo asigaye mutwaza telefone ko ara cyo kimubwira agenda karakajya wayikira ise gusumba sivyo ngibyo ngo gukira cya 500 ubundi ngo unwaze tripod oya yirirwa ari nyuma ya kamera ariko bacungira bo bari mu byabo ariko ntucike intege bizakunda kandi nayo uramukoresha ibiganiro bisohoke nyene ntabwo nta improvement irimo ago pione wajya umbabarira pione kandagira ngo mbere kwinjira mu kiganiro urumva tubanza tuvuge ku ndirimbo yemwe mu bahanzi bakizamuka mera neza ngo turi beza bamwita Melanie kamushyira imbere akamera zabyivugira turi beza nebo bahita turi beza ni turi beza cyane muri beza turi beza pione wasa ngwino turi imbere gato wasanga indirimbo yitwa ngo ni muri beza turi beza bayita turi beza turi beza by Melanie ni indirimbo kubitaho akapera uko nivuga ngo story zari nyinshi nego gutwi maso yabepfuru wese bamara bikaba imwe bitavugwa bamimba menshi baragatsindwa sinayasubiramo abera kagasha niyumva yo mateshwa disi yaje bamurora bakomeza no kuvuga ayinyambika barora niba tuze duturane ni wowe nibonamo icyo nzi cyonge ni mamo abera kagasha ari furi dapfunyitse yeye musigeho nimuwoshi turi beza turaberanye cyane bitarabaho musigeho nimuwoshi turi beza turaberanye cyane bitarabaho je avuta muvuga nabi nkakumira bunguri iyaba waru zukuna shira mu gaciro yankunze nacyo ndicyo inange mukundira icyo afite ukuntu atekereza something ngafite kiyo iriho cyane abera kagasha niyumva yo mateshwa disi yaje bamurora bakomeza no kuvuga ayinyambika barora niba tuze duturane abera kagasha ambere yidapfunyitse musigeho nimuwoshi turi beza turaberanye cyane bitarabaho turi beza mwe musigeho ubwo YouTube channel yitwa kuki YouTube channel yanjye ni Melano ni wese ni Melano abantu gahita ibihangano byanjye kabisa turi beza by Melano ubwo social media kuri Instagram TikTok X Melano byose hano wese ni Melano abantu bagenda mu supporting n'umusano ubona nambaye neza bigaragara yuko ari muri movement biragaragara cyangwa se bimeze fresh mujyana muri indirimbo yitwa turi beza Nkaskayito gutase ni mfundiko wagira ngo bakina football oya sikata futaguru kari mu mirwi kuri mfundiko hano ni hano hagati mu mirwi kari mu byiciro wagira Kenya football kineza rege yego pere twinjire mu nkuru yacu zatuzinduye hari nkumaze kubona mu kanya handitswe n'igihe witwa ngo Shadebo ngo bamufashe kwizina ari mutagatifu umubyeyi w'Imana senga uvuga impamvu manje isengesho banza uvuga da uri mu ijuru izina rya ryubahwe ngoma wegere hose shaka gikorwa munsi nuko gikorwa mu ijuru funga tunguru de none twari icumuro byacu nuko turabaducumuyeho n'utarana mu bitwoshya agudukiza icyago amen kwinjira none impamvu ntagira isengesho n'ubwa mbere amateka ibintu bibayeho avise utagenda simboye babisobanura kugera ubundi kera umusaza cyangwa se umuntu mukuru niwe afataga ku ngufu umwana kera
abakuru nibo bafataga bato. kera umusaza cyangwa umuntu mukuru wafataga ku ngufu umwana. None ngo umwana yarongoye nyina kabaye. Ese uriya muntu numvisha ngo yitwa ngo Yogi ni umwana. Umwana yarongoye nyina. Mbese Shadiba byaye Yogi? Shadiba byararo Yogi. Ese umwana akakuya n'imyaka 50 si kimwe? 22 na 50 usu umubyeyi n'umwana. Yogi afite 21. Ni ibiri. Shadiba kagira 50. Shadiba kagira 50. Iki? Shadiba kagira 50. Hafaho. Reka tugende mbere ko twinjira muri dossier kuko nge ejo na Yugi turi kumwe mu modoka tuvanye Nyagatare. Yego. Idosiye nyuma nukemo. Bivuze ngo agiye gufata ku ngufu Shadibu muvanye mu modoka mutandukanye. Tete rirabonetse. Iki? Uvuze ko mwari muri kumwe. Umva tayite yego. N'uwafashe Shadibu ku ngufu twari hamwe. Bavanye mu modoka Nyagatare ahita ajya gufata ku ngufu Shadibu. Reka dusome sasa. Yego. Ese gato nkwereka. Injira mu nkuru neza. Kandi uko hatara. Shadibu. Shadibu yashyizeho ifoto ya Yugi. Yego. Umfashe dusemure nge nawe. Yego. Ubwo twadusemura kugira ngo bamenye ko nyine wize. Last night, Joro ryakeye. something very serious happened to me. Sengumura nyine. Yego. Semura nawe. Zana ngusomere. Ujya gutsemurira. Zana ngusomere. Semura ndi gusoma. Zana ngusomere. Imenya w'ibinyansemuri. Yavuze ngo something very serious happened to me. Yego. Ibi ubwo ni ikintu kiri seri cyangwa se bwajya seri mu Rwanda ni wiki. Iki seriye? Seriye ni ukuba seriye nyine ikintu kiri cyanyacyo. Biri seriye. Ikintu kiri seriye cyambayeho. Ikintu nyine cyanyacyo. Someone I know from my past came to my home. Umwe cyangwa se uwonzi kuva hashize hanjye yaje mu rugo. Yego. Iwanjye. I believe he came to make peace. Nizeraga kaje mu rugo azanye amahoro. Ku mahoro nyine baje ku mahoro. But ariko me ngo me ni but ni mu Gifaransa. Yego. Me Aneta idaiva kavuga. Yego. But ariko I experienced a situation that left me feeling violated. Experienced. Nahuye nasogongeye cyangwa se namenye cyari ikintu nsigene runaka. Iyo situation nyine byatumye yumva ko ashobora kuba yakora ihohoterwa. Yego. Frightened and deeply hurt. Frightened and deeply hurt. Frightened no. Handu babara bikayikura ku ndiba y'umutima. Yego. Icyo bita ngo deeply hurt nyine ukababara byadanje. Kagera ku nda y'umutima. Yego. Tujye ku nkuru igihe noneho nisobanura ngo Shadibu yo ko yavuga n'igihe. Ni post Shadibu yashyize. Twayisesenguraga. Yego. Urumva? Bivuze ngo itonde gato. Shadibu umuntu wamugendera azikazanywe n'amahoro. Bitewe n'umubano bari bafitanye wa hashize. Ariko icyatumye amenya yuko yakorewe hohoterwa. Rero. Yego. Urumva? Yego. Ni inkuru ivuga ko Shadibu yahoze ari inshuti n'uyu nguyu Yugi nyine. Urumva? Yego. Yabwiye igihe ati Yugi yaje mu rugo turasangira. Yego. Ariko sinzi ibyo yampaye. Yugi yagiye kwa Shadibu barasangira. Ariko sinzi ibyo yampaye. Sibyo wasangiye n'ababiguze. Kuko nisanze mbyutse nambaye ubusa. Andyamye iruhande numva ko yansambanyije. Ibaze ko nari mu kwezi k'umugore tayari karabaye mwene muzenda. Yakubona umwana wa Yugi? Iki? Yakubona umwana wa Yugi? Ya mu mihango se sha yasama. Ngo Shadibu yarongo ari mu kibada. Babarira tubanze twumvikane gato. Yagiye kwa Shadibu yo. Dore operation yo kurongora Shadibu reka tuyivuge. Inde? Operation yo kurongora Shadibu. Operation Prasidari Hemana isimufuro. Operation kugira gute? Kurongora Shadibu. Kurongora Shadibu. Ariko ntago tuzi ko Yugi yamurongoye. None se Shadibu wabikoreka ngo yisanze akanguka yambaye ubusa. Tugiye kubimanukamo. Uvango nyine. Yego. Ribu niyo yatubwira niba Yugi yaramurongoye koko. Bitewe n'ibimenyetso byatutse muri France. Ariko reka tuvuge ku byo Shadibu yavuze ukuntu Yugi yakuba kubyo mwana. Yego. Ubwo twavuye Nyagatare ku isaha 3:30. We na Yugi.
Oya, imodoka yose irimo bacuranzi yego aba ba Yugi bajire hirwa natwe twese. bo muri the target. Tuvuye Nyagatare wese yirana yagiye kwiryamira. Yego Si byose? bisanzwe Buri wese aragenda adataha. akajya kwiryama. Ubwo reka tumere nkaho twari duhari noneho tuyiseseremo. Tuyinjiramo iyo nkuru. Turabizi ko Shaddy bakunda inzoga. Yego Uko ni kenshi twabonye mu kiganiro akora ibiganiro yagize gute? yasinze n'amarayivu yasinze. Vuga ngo kuri Kegeta. Yari kegese. Urukumva? Yego. Kamvuga nk'abapatoro. Shaddy bavuga ko Yugi ngo yazanye amacupa abiri. Y'inzoga. Vugira ngo 2 bottles. 2 bottles. Ariko mu gifaransa ni 2 bottles. De botre. Botre ni inzoga. Botre. Botre. Bottle ni icyongereza bivuga 2 bottles. No boto mu gifaransa. Bottles. Botre. Ngo no kurya ngo Dre botre. De botre. Hari igitenge ndi gufana muri iyi minsi. Igitinganye. Hari umutenge ndi gufana witwa ngo nari ngo Israel mugabo nari ndi kumufana. Ofana batinganye. Nuko rero Yego. ubwo Yugi ngabazanye iki amacupa yo. Yego abiri. Ngo Yuga yazanye yicaye na Shaddy gutyo ari kurebana. Ukubyumva? Yego. Yugi ngabasabye umwana. Aramusoma. Ngo turi kwimagina nyine ubwo turi kwimagina. Ntago ari ibyabaye. Turi muri imagination. Imagination. Uko Shaddy ntabwo atubwiye byose. Yego. Uretse Ubwo ko yabyutse yambaye ubusa. Uretse Shaddy Yugi ni musaza ku buryo baryamana mu buriri bumwe. Bibaho se kandi ko haramaye ibyo atazi. Arasinzira mujyana mu buriri. Kangwa operasiyo ukuntu nyine bamucubayishije bakamurongorera mu kibada. Ubwo Yugi abasomye Shaddy bari kunywa inzoga abamukuriye iminwa. None buriya muntu wanyweye byeri ifashe ururimi nyine ururimi ngo tirirange nyine akarimi abaragafasha aragacakiye Shaddy batangira gusinzira. Iyi niyo nkuru ya mbere intangaje kuva nabaho. Shaddy batangira gusinzira Yugi ngo bararicakiye. Nose gufata akarimi nibyo byasinzirije Shaddy. Atacyakomeje. None ngo Yugi uzi ko hari ukuntu uri gusoma umuntu ukajya wikoreshwa inyuma ukaba ukuntu ukora ukuntu kwaho byo nyine systeme de technique. Yego ujya kuzengurutsa akaboko. Akoze ngo yumva harabyimbye. Yego. Niba yumvise pad. Yego. Yumva kiyongereye ikibuno. Katubyite. Cyo kiyongereye. Igitubura muryango. Wa na pad se sifata n'inyuma. Oya. Pad ifata inyuma se? Ntago bizi. Umva se? Ifata inyuma. Ufite sheri. Pad ifata inyuma cyangwa pad ifata imbere gusa. Bose rahafata. Ese senga nuza senga bye boro wambaka abana n'ibiki. Pamplex naga pad nka Pamplex. Agapad nakabuka bari gato bagashira imbere gusa. Yagafata imbere. Hari na pad bapfurikamo. Hari pad bapfurika ikagenda ngo ifata inuza. Tuzabaza shangazi ibyo ngo rero Yugi yakozeho yumva ngo habyimbye habaye hanini. Yugi yumvise ngari mu bihe aravuga ati mbandoga rwese bikoboka murasira. Umwana amaze iki gihe ngigira gutya ntiyancika. Ubwo turi kwimagina. Yego. Urukumva? Yego. Yama boto barayasangira. Byabaye nk'ibyo urumva? Barayasangira amaboto. Barayamenagura. Basangiye Shaddy bajya mu byishimo na Yugi mu byishimo. Birangira ngo Yugi amupyasuye. Byagenze gute kugira Shaddy bamenye ko agapipi ka Yugi kinjiye mu gipipi cye? Kuki kamukise gato akantu gakita kinini. 22 ingahe? Yego. Twakomeje. Uze experience yabereye. Experience yabereye. Yego. Ubwo rero Shaddy yamenye ate ko Yugi yapfuritse. Surva yabiberwa nyine buwari cyahindutse. Akabatse byawe. One se yabyutse asanga bimeze gutyo birarangaye. Hoya akaba yiyumva mu mubiri. Akari ukuntu byumva ukumva nyine wowe wari ikintu cyahindutse kuri wewe. Ngo wakirigiswe na benshi amenye uwamusekeje. Ariko twibuka ko ari Yugi wagiye yo gusa Shaddy yabimenya. Shaddy bari yambaye pad. Wasanga yabyutse agasanga nta pad yambaye. Kuko abakobwa bagiye kurya bamufite muri mihango barabambaye amakariso kugira ngo inuza Brad banaso nyine atajya ku mashuka yabo. Oya. Ahubwo agakwiye kwambara pad kugira ngo nyine atajya kunuza. Nyine kubwira ngo abakobwa bari mu mihango
bambara padi nyine kugira ngo batanduza amashuka. Amashuka, yego. None nawe Shaddy yarabyutse agasanga nta padi yambaye, Yego. wambwira ko yagiye. Icyo ni kimwe. Icyo ni iki? Kimwe. Bivuze ngo Yego. Shaddy yarapasuwe. Oh yes. Ariko nk'umukozi nibajije. Umuntu yaje wawe he? Wawe mu rugo Inkoko iri wabishonda iki? mukara. Ubudasanga usambanyiriza wawe mufatira ku ngufu wawe. Ese Shaddy nabona n'abana be. Dore ibyabaye. Uyu musore Yugi yaravuye gukorera amafaranga. Nyagatare. Yugi bishobora kuba byaragenze nk'uwo muhanzi wo muri Uganda. Umuhanzi wo muri Uganda Yego. yagiye mu kabare gaherereye hepfo ahantu runaka. Yego. Yumvikana umukobwa karamuhereza 200. Arabikora nyine. Yego. Babyutse umukobwa yishyuza 400. Oh yes. Hari adubuye kabiri. Umuhanzi aravuga ngo kuki wowe twumvikanye ko ndagwa 200 nkagupasura ijoro ryose. Isuku bya kabiri bibangaye. 100 gukuba kabiri ni kanga. 400. None se. Oya se bwana King. Yego. Ntabwo amakano buriya wowe. Ndi kukumvamo twagiye. Njye ndimo ndabona ukuntu ashobora kuba humvikanye mu minyishure mike. Hagati ya Shaddy na Yugi. Hagati y'abahanzi. Bo muri Uganda. Hagati y'umuhanzi n'umuvugise wo muri Uganda. Akenda kukumva yego. Ikigaragara uriya muvugise wo muri Uganda. Yavuganye n'uriya muhanzi wo muri Uganda Yego. amafaranga Yego. bigeze mu gitondo baraye kumwishyura. Niko byagenze. Ko ndi kubiceka ko nyine babara no muri Uganda sinzi ikintu bafite. Bivuze ngo umuhanzi agiye kureba uno mu Vixen adafite amafaranga ahagije. Umva yose yaguzemo boto. Agezeho bamwaka amafaranga menshi. Kandi ubushobozi bwasigaye ari bukeya. Hasigara kwihagararaho gusa. Hagati ntago nagenda sha. Ariko se Yugi ni cye kigorye. Kijya kuri Shaddy. Uzi n'abasore b'ikigali ko nta mikino bagira. Asa inzoga Shaddy yanyweze kamusa. Bro, ibyo biboro ntabwo byashoboka. Ntari. Bano bantu twita ngo ni abasireyi. Ntari bivuge. Wanye kamvugire wenda kamvugire. Ubwo no vuga batse. No kuvuga ngo uteza inzoga. Kandebera. Uvuga ngo inzoga wa Fred Musoni kugira sinde umukoresha bidakoreka ninde. Ari cyo nje nshaka kuvuga. Bano bantu twita ngo ni abasireyi queen urumva cyangwa se bubwiza n'uburanga. Bitewe ko ibranze mu mihanda. Inzoga Shaddy wowe ngo ahita upfa. Ashobora gufatwa ku ngufu kambyituko. Ko tukabipinga bitewe n'ukuntu tumuzi. Kuva icyo kintu bafata cyese ari hanze y'u Rwanda. Nki Dubai ngo akuntu barongoza imbwa ngo imbwa amara gukurongora waruzi ngo n'umuntu agatanga 30-50 by'idolari. Ariko rero Shaddy ntitumuremera amabuye. Yego. Reka mbivuga mu buryo bubiri. Nango rivugira ubuso ku musozi. Ubwa mbere ndakeka ibintu bibiri ubwo ndivuga negative ndi kuvugira kuri Yugi ngenda kuri Shaddy. Yego. Icya mbere birashoboka ko Yugi yaje yumvikanye na Shaddy amafaranga ari mu mwishure Yugi yamara kunyesebura Shaddy akabura amafaranga yo kumwishyura. Yo kwishyura Shaddy. Yego. Ndi gukeka. Uri gukeka. Kabiri Yugi ashobora ko yarabeshe Shaddy ko urumva arihanganira periode arimo ko ntabyo bari bukore. Eko nuko nta kintu kiri bube. Nta kintu kiri bube. Aho ndijoro akuno abantu nkatwe tuba dufite abagore kuno turyama ukajya uzaze abantu bafite abagore barabizi ukajya ukaza dutoke guri urumva ukajya ukaza dutoke ngombe ngo igeze ukadukozamo twose ngo abayemeye ugatumuhindukiza bishaka byaragenze gutyo uwo mugari Shaddy bari nko mu kinya yasinze yego akagira ngo ari nko kurota agabate narebe kaye zino zose benze feeling gatatu Yugi kuri ngiye ko muramubonye ntago Yugi yabura ubushobozi bwo kwishyura akora impamvu witwa Shaddy bavuga ko yafashwe ku ngufu rero urugano ruhande rwa Yugi kajya kwa Shaddy cya Shaddy rwose amusore nkwise nabi
ndakubwiza ukuri mwene mama nanjye Shadibu umunkubitiye ku meza yabyemera atabyemera wa MC kandi wabonye ndetse na Rumi bafana bakurusha Rumi babaruza hano n'abana b'indubu ntuzanye byo kwa Deben ariko byarangiye nibaza hano oya turi kumwe uyu ni umwana w'indubu abana b'indubu nibaza hano baguha akantu ko kunywa sha wishyura hano Pione ndabaye iminota 2 kugira ngo tubate bagera dukomeze inkuru yacu abo bantu bakuri inyuma uyu nguyu yabaye pare mu bukwe urumva none babiri kwa kuntu basa nayobewe ninde warongoye byanga byakunda habaye ikintu bita irongorana rusange habaye ikintu bita irongorana nawe washobora kuza bakahita bakurongora ninde warambaye agatimba ninde warambaye agatimba warongowe uwarongoye n'uyu warongoye ariko kira cyari kimwe nawe Rumise yari ari nkandi nk'umuhamya wo mari nk'impuguke wari nk'impuguke mari nk'impuguke mu bijyanye n'iki ni impuguke mu bijyanye n'ubukwe buri kubera mu gihugu hose umwami w'umuziki nyarwanda Shadibu amfasha ko yarako subutsa tuba tuvuga ibintu by'agaciro birimo kugera ndavuga Shadibu kandi Shadibu ngo amfasha ku ngufu indese Shadibu ngo amfasha ku ngufu ubu rero ikintu kiri mu mitwe yacu kubera gahunda y'igihugu iri mu gihugu hose abanyarwanda barimo kubahiriza by'umwami w'umuziki nyarwanda arimo aragenda duha dusubira mu mateka y'indirimbo nziza zasohotse nushobora gufatwa ku ngufu hakase ubwo bamufasha ku ngufu batera yanyereye igwamo ahubwo habaye accident ikintu kiba cyashoboka ubwo yanyereye igwamo kuba ari ikintu yanyereye igwamo ntago ari ari ikintu bita oya rata izere ko atari comedy oya bitari comedy hari ikintu bita hamwe n'igice cy'umubiri wenda bafashe hari ikintu kibaho ubwumvikane ntibugende neza mukaba hari ibyo mwabaranye mbere akavuzeho nanjye bitakunda ariko ikintu nemera na Isimbi Noeline urabona ko ngo yavuze ko nayagize ibibazo birashoboka ko umuntu bibaho ibyo birashoboka hari n'igihe umuntu agufatirana bitewe n'iki ariko tureke kubigira blague mugani ashobora gusanga byaba atari muri mood wenda ni mood ya nyayo wakumva ko bamufatiranye hari ukuntu umuntu uvuga ati oya Shadibu kugera ku rwego ashaka kuvuga ngo bamfashe ku ngufu koko bishobora kuba byawe kuko ubundi njye nabivuze ngo yanyereye igwamo ariko ibyo bintu ntabwo bishoboka ahubwo ikindi nanone atabishaka uvuga uti njyewe iyo naramutse gutya nkakubitamo akagafiriti kanjye urumva nibwo nza nkakora ikiganiro meze neza iyo rero ugikoze utagashyizemo ushaka kuvuga ati sha ati Pione kayanywesha ikiganiro nabi nicyo cyabaye ahubwo nicyo niko nyetse njyewe ariko ku rundi ruhande mani niyo yaba asanzwe hari ibintu abamo bizi birashoboka ko twe urumva reka tureke mani ibintu by'imikino oya umva ikintu cyabaye oya ikintu cyabaye ahubwo ni bya bindi bavuga ngo umwana murizi ntakurwa urutozi impamvu abantu bari gufata blague wenda nuko bamenyere ko Shadibu asanzwe ari umuntu nyine wenda basa usobanutse udashaka gufatwa ku ngufu nyine kuko ikindi kandi ni umuntu mukuru afite kuza akakubwira ngo abantu bantangire wareba ukuntu angana ko abantu karabeshya wenda agatanga nk'urugero ngo ninjye wamufashe n'urugero abantu bakajya batura mwana ntabwo yagufata ariko birashoboka mani birashoboka reka dusabe n'imbabazi tukaba tubigize blague ariko birashoboka ko ashobora kuba ageze muri iyo kese kandi koko niba kuko byabayeho akeneye ubutabera k'inzoka yanjye nayishimishwa n'ubusa fanta imwe koko umva akeneye ubutabera mu kuri mani ndabirukanye yego Pione twakoze kwa Shadibu rero Shadibu nta muntu utamwifuza mu basore nkatwe tugira amarari benshi urumva ushaka gusanga yugiye yagize akarari ngo hari akaringa bashyira mu nzu aho ngunda gatasinzira yego ajya bakita nerigara bakita ngo iki agace Feneriga yego ugasanga wenda agashizemo yego akaro gafatira nande Shadibu yego gufatwa ku ngufu bakamushyiramo Feneriga bivuga ko ari muri akaringa gatusinzira yego ni Feneriga cyaje nituma umujama ngagira ukusa oya bayita Viagara Viagara na Feneriga Viagara umuntu yishe ihuye oya nanjye ngo nzi umuntu ngo wenze ayitutu ngo wakende nuko rero urumva kuri Shadibu rero Shadibu niwe yafashwe ku ngufu koko yatanze ikirego muri RIB yego
ikintu cyiza nako yagitangiye kuri social media nawe kijya muri ariko njye nkabaza kandi nanjye munsubize mwese social media nizo umuntu atangira kiri ngo afashwe ku ngufu uza kwibaza nyine uretse gato Shaddy Boo nagazana ribiba arahazi ese kukiyaje kugitangira kuri social media kuri Instagram ye irakomeye eh bize nabonye ari indwara irwaye na buri mu social media nyine Shaddy Boo yaje kuri Instagram ye yego ntabwo ugeze ajya kuri RIB ukabona ari uzikira ibintu yego muba mugaragaza ko RIB ifite intege nkeya mwana nangwa cyangwa mugaragaza ko RIB nyine itakire abantu uwo kuza kuri social media kuvuga ngo ugatangiraho ikirego nkuko ugaragaza ko wagiye kuri RIB ikirego cyane kigire gute ni cyemezwa icyakirwa yego si byose cyari kibazo uri mbere yuko uza kuri social media wawe kubanza kuri RIB yego nje kuza kuri social media mbibaraho gutwika kuruta nje ko waba ufite ikibazo je niko mbibara yego umuntu wese pione kandi abivuze yego uza kuri social media akahatangira ikirego atarajya kuri RIB yego nje mbifata nko gutwika ni ikindi kibazo gikomeye ahubwo cyo gusengera ariko niba yabivuze yavuye kuri RIB yego dufite Rwanda Forensic Institute laboratoire hano ya Kacyiru yego yaje ari igisubizo yego ikirego n'icyakirwa bazapima batubwire ibyavuyemo yego tuva kwa Shaddy Boo twigendere sibigeze sangaye atwe ducombekiye cumbikira hasi Mwandikira uyu mwandiko tukubiteje tumukuta nanjye nk'amasaha numva ngukeneye kuko ndabona kino kirere nagukiri kumbanira kandi ukeneye umwandiko wuzuye fura amasaha nanjye nkeneye ikiganiro byibura nk'icy'amasaha 57 tumuvugaho tugicumbikira aha twicumbikira aha dushishikariza abantu kumva ikiganiro tuzakora kuri Yago na Brian asiko bavuze sikuta mana nagwatera amashyushyu oya niyo kamubwire ngiye akantu gato ahubwo amashusho tubateye bizavugirwamo dore ibiganiro bibiri mfite rero eh mfite ikiganiro cy'umupeti yagoyebye suwejo ntuzaza kuri kamera akabyivugira yego nkagira icyo kiganiro tuzakorana yego urumva hari ibindi bintu tuzavugiramo tutaje ngo twerure hano yego kucyo bateye amatsiko bwa muntu tuzavugaho koko tuzavuga kuri Yago na Brian ejo